ariko ngiye mani marumva ibiboro byo kuba ngo ufite nyashi ngira kintu byabimbwiye tu nakurekera umujika ukamutwara ariko ntago nagira complex ngo ntago mfite nyashi ngo mfite ikibazo cy'ikizi hari abantu kuntu ubusezi bwacu bazabugwa inyuma baba banyu baby banyu baradukunda mwebwe nta nubwo mushyushye none se umuntu utaragira uruhara adirine amafaranga ava utaragira uruhara nta proof yuko unayafite bakwita umujura ndapfuye we wagira nasi. Ese aya magambo yavuze niyo yaba ari kumukurikirana? Ese ibiri kumuvugaho ni byaba biri gushingirwa ku magambo ubwe yivugiye? Bamwe ni bamenye ko ari kuganira bakabifata nk'ukuri, cyangwa se ni bo mu Munyarwanda yavuze ngo ukuri gushira mu biganiro? Ibibazo ndi kwibaza ndetse nawe n'ibindi uri kwibaza kuri uyu mukobwa, ninde wabidusubiza? Kwamamara nibigira igihe kandi nibishingirwa ku myaka, nibishingira ku myaka cyangwa umuntu igihe amaze akora. Hari benshi tuzi bakoze igihe kinini bataramenyekana kandi babishaka banabikeneye ariko byaranze, kandi yewe hari n'abandi tuzi bamenyekanye kandi bakoze igihe gito cyane. Nta gihe cyashyizweho cyo kugira ngo umuntu amenyekane. Mbere yo kwibaza ibi, reka tubanze tumenye ngo DJ Flex ni muntu ki. Muhaye ikaze muri iki kiganiro. Wowe tugiye kubana, reka nguhe ikaze kandi musaba kuri subscribe tujye tubana mu biganiro byose bitambuka kuri iyi chaîne. Reka nguhe umwanya ubanze uyikore. Urakoze wowe uyikoze. Nge tugiye kubana ndi Anizi. Karibu cyane muri iki kiganiro. Amazina ubundi yahawe n'ababyeyi ni Cyomorishimwe Fanny, ariko jewe nawe twamumenye nka DJ Flex, akaba ari amazina yamenyekanye mu ruganda rw'imyidagaduro. Fanny yakuriye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare, ari naho umuryango w'ubarizwa. Amashuri abanza yigiye mu karere ka Kirehe, naho ayisumbuye yigiye mu karere ka Nyagatare. Akiri muto imirimo yakoraga yari yo kuragira ihene, dore ko nawe ari gutinyuka kumuhereza inka ngo ajye kuziragira, bitewe n'ukuntu yari muto. Nubwo n'ubu ngubu yarakuze mu myaka, ariko n'ubundi afite urubavu rutoya, ntabwo abyibushye cyane. Agisoza amashuri yisumbuye niyicaye, yakoze ibishoboka byose ngo arebe ko yatsinda ubushomeri. Rero yaje kubona akazi ko gukora muri salo ko koza mu mutwe. Ntabwo yakanze we, icyo yashakaga cyari kitamwicaza mu rugo, kuko muri we yumvaga ko yakora ikintu cyose ariko akabona amafaranga, kandi akarwanya ikintu cyo kuba umushomeri cyo kwicara mu rugo. Yakoze ako kazi rero ko koza mu mutwe, nubwo atagakoze igihe kinini, dore ko avuga ko inshuti ye yaje kumurangira akazi ko guseriva muri hoteli. Yahise areka ibyo koza mu mutwe, ibyasara bishyira ku ruhande, ubundi ahita yigira muri hoteli ajya guserivayo. Nubwo naho nta gihe kinini yakozemo aseriva muri iyo hoteli, ntibyatinze muri iyo hoteli baje kumugira icyizere, bamuhindurira umwanya mu kazi ke, bamuvana mu guseriva bamujyana gukora kuri reception n'ubundi muri iyo hoteli. Akiri muri ako kazi hari nabwo yatangiye kujya yandika indirimbo akanaziririmba. Uwari Fanny aba umuhanzi, amazina y'ubuhanzi yahise yita Fanny Baby. Nubwo aririmbaga nabi ariko yarabikoze aba umuhanzi muri we, kuko yiyumvagamo impano yo kuba umustar, yumvaga azaba umustar. Yakoze ibishoboka byose rero ngo ubustar yahereye kera yumva yaba bwo abugereho. Ubuhanzi ntabwo rero yabukomeje, yahise yerekeza mu kwiga kuvanga imiziki. Iby'ubuhanzi abishyira ku ruhande, ubundi yigira ku DJ. Yarabyize, asoje aranabikora, ahita yinjira mu mwuga w'ubu-DJ. Uwari Cyomorishimwe Fanny wabaye Fanny Baby, nyuma ahinduka DJ Flex kugeza n'ubu, ari nawe twamumenyeho, ari naho yamamariye, ari naho yanditse izina, ari naho twamumenyeye benshi kuri DJ Flex. Kariyeri ye rero y'ubu DJ yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2024 mu kwa karindwi. Nta gihe kinini aramara mu kuvanga umuziki cyangwa muri uruganda rw'imyidagaduro, ariko nubwo ataramara igihe kinini mu kuvanga umuziki, amaze kubaka izina rye rimaze gukura. Izina rye rimaze gukura cyane.
ibyo byose avuga ko abifashwamo no gusenga kuko ni umukristo, arasenga, asengera mu baporoso. DJ Flix ni umukobwa utajya uvugwa mu rukundo, dore ko we avuga ko iby'urukundo yabishyize ku ruhande, ubu ngubu ashishikajwe no gushaka amafaranga. Sinzi ingano y'amafaranga ashaka kugira ngo yinjire mu rukundo, kuko nta muntu wigeze ubona amafaranga avuga ngo noneho amafaranga ndayabonye abe yakicara cyangwa avuge ngo bigenze gutya. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo ngiye kwinjiramo, iby'ubuzima bwe bwo gushaka amafaranga n'urukundo, gusa nicyo twamumenyaho ko atajya avugwa cyane mu rukundo. Ni umudiri uri kuzamuka neza kuko ari gukora mu bitaramo bikomeye, ndetse yewe agakorana n'abahanzi bakomeye mu Rwanda, dore ko yakoze no mu gitaramo cya The Ben cyabaye cyasozaga umwaka w'ibihumbi 2024. Ikindi kandi nuko aherutse no kuba umu-DJ mu gitaramo cyabereye muri Uganda, cyari cyitabiriwe n'abahanzi nyarwanda barimo The Ben, Element na Kevin Kade. Ikindi kandi wamenya kuri Fanny ariwe DJ Flix nuko ari umukobwa ukunda kumvikana mu biganiro, akora atera urwenya cyane, amagambo menshi akunda gukoresha abari mu magambo y'urwenya, amagambo yo gusetsa. DJ Flix ntabwo ari igifura, ni umukobwa uzi kuganira, araganira cyane. Ikindi kandi ni umukobwa ukunda kugaragara mu myenda ya gihungu kurenza kugaragara mu myenda ya gikobwa, nubwo ku isura ye aba asa n'umukobwa, aba ari umukobwa yitwara gikobwa, ariko ni umukobwa ukunda kugaragara mu myenda ya gihungu. DJ Flix rero n'uyu nguyu uri kubica bigacika. Ndatekereza umukobwa DJ Flix umumenye uwo ari we, ibyo wamwibazagaho byinshi ndatekereza ubisubijwe, ndetse no kuba yaramamaye ndatekereza ubisubijwe, bitewe nuko tumenye DJ Flix ni mu ntoki. Reka rero dusoreze ahangaha ku kiganiro cyavugaga kuri DJ Flix uwo ari we. Wowe twabanye ndagushimiye, kandi niba ikiganiro kikunejeje gisharinge, kandi niwagerwe gukora subscribe. Duhure muri comment umbwire uko ikiganiro ucyumvishe cyangwa umpe igitekerezo cyawe. Ndagushimiye rero, Imana ikomeze kubana namwe, ibarinde baha amahoro n'imigisha. Dusubire.